mwese kandi Imana idukomeze mu kuguherekeza umubyeyi wacu kusaba kugira icyo mvuga uyu munsi kubyerekeranye nuko nzi Pastor EZRA MPYISI ntabwo ari ibintu byoroshye wibaza aho uhera wibaza icyo uri buvuge icyo uri busige aho ugeze urabivuga mu yahe magambo nk'uko babivuze kuvuga Pastor EZRA MPYISI ntabwo ari ikintu cyoroshye ni izina rinini rirenze uko tubyumva cyangwa se uko tubitekereza cyangwa tubibona n'amaso yacu cyane cyane abamuzi bamuzi hano i Kigali ariko hari ahandi batamuzi nanjye ubwanjye ubahagaze imbere Pastor MPYISI muzi kuva ryari namumenye ryari nababwira ko namumenye nkiri umwana urabona nk'uko bavuze cyane cyane bariya batutsi rwa Mwataba aho yavukiye nanjye iwacu ni ku Mukingo abantu benshi barahazi ku Mukingo ukingiye u Rwanda ku Mukingo kwa Butera ku Mukingo kwa Butera bwa Nturu ya Nyiribigabo mu Kabagari yabaga n'umutware w'Intaganzwa bazi by'amateka barabizi hakaba rero kari akarere ka Nyanza Akabagari hari Gitwe misiyoni ya Gitwe ndetse ukagaruka mu Ruhango ndetse niyo usubiye inyuma ugana za Byimana na Kabgayi bashaka bagira n'Ishyugwe ukagaruka abantu bahari abenshi bafite ukuntu baziranye kubera ibintu byinshi bahuriraho ndi umwana twajyaga tujya kuri misiyoni Gitwe habaye iteraniro ariko tukajyanwa n'iki tukajyanwa no kumva cyane cyane uko umupasitori w'umwirabura asemurira umuzungu kumva umuzungu avuga ukumva noneho umunyarwanda ari gusemura avuga ibyo twebwe tutumvaga bigahuruza abantu benshi abana bakuru bose bakahurira ntibyasabaga no kuvuga ngo uri umudivantiste gusa nanjye bahagaze imbere ntabwo ndi umudivantiste ngenda umukristo katolika nkaba nishimiye no kubona imbere yanjye iri cyubahiro Cardinal Antoine Kambanda nkaba mbashuhuje bivuze ngo abantu twahuriraga ku Mana imwe
ugasanga twahujwe na Bibiliya uko bayisemura uko babivuga. Nguko uko namenye Pastor Mpyisi ndi umwana ari gusemura, ari kuvuga asobanura ibyo abazungu bavuga. Ariko nari ngira umwana, nagize amahirwe ariko yo kumumenya nkuze, ko twaje no kumenyera turi inshuti. Mu by'ukuri rero nkuko natangiye mbivuga, kugira ngo uzabone ibyo uvuga kuri Pastor Mpyisi bisaba bushishozi kugira ngo umenye ibyo uri buvuge. Imyaka 102 haba harabayemo ibintu byinshi. Hari abashobora kwigira ntigire ikimara, ntigire akamaro itanga. Hari abashobora no kwigira ni amahirwe, ko sinzi ko ari benshi. Ariko imyaka 102 ya Pastor Mpyisi nagiye tuma mvuga nti nukumusezeraho kuko n'ibyishimo kwa dusigiye umurage, kandi umurage ukomeye. Imyaka 102 habayemo icyo nakwita ubunararibonye bukomeye. Ubunararibonye bukomeye, iyo bavuga inararibonye ni umuntu afite ibyo yabonye, uko yabibonye n'akamaro byavuyemo, akakageza ku bandi, akagira umuganda atanga mu kubaka igihugu. Pastor Mpyisi rero yari afite ubunararibonye bwihariye. Sinzi bavandimwe muteraniye hamwe nteze amatwi, niba mu binyajana tugiramo abantu nk'abariya benshi. Ntabwo bisanzwe, ashobora kuba ari umwe mwabona, nabwo by'amahirwe. Kubibwira abantu ngo muzagere ikirenge muke ni ukubasaba byinshi, ariko abantu bagomba kugerageza. Nicyo gituma twese turi kuri iyi si. Muri ubwo bunararibonye bwe rero harimo ibintu byinshi wavuga by'imibereho ye. Navugamo bike, navuga cyane ntahereye ku cyakunzwe kuvugwa cyane kijyanye na Bibiliya, ariko nacyo ndaza kukivugaho. Navuga nko ku kuri. Pastor Mpyisi yari umunyakuri. Ukuri kwa Pastor Mpyisi ntabwo ari kwa kuri usigiriza kubwira umuntu kubera ko ushaka kumushimisha. Nubwo yagize akamaro mu mateka ye, akaba yari umujyanama w'umwami, nawe yaramwubahukaga, akamubwira ati icyo atekereza. Ndetse abantu tugira amahirwe yo gukomoka muri kariya gace, ngira amahirwe ko n'umusaza wanjye nawe yabaga i Nyanza, ariko baje kudutekereza ko hari n'igihe yashakaga umwami nk'ubito y'imanzi Mutara Rudahigwa, bikamugora kugira ngo wenda mubone bitewe n'abaje gutarama ibwami, abaje se guhakwa, abaje se baturutse mu mpande zitandukanye z'u Rwanda. Bikaba ngombwa ko abwira umugabekazi ati ndashaka kubonana n'umwami, nk'umwanya uzamutumire tubonane. Byarabaye aramutumira koko,
barabonana abwira umwami ati buriya aho tugeze yuhize kure ntabwo abazungu babiri badukunda dukwiye kuba n'abiri yonyine zashake n'abandi bazungu tubana nabo reka tubane n'abanyamerika aza kumutumira abibwira umwami amwereka ingaruka n'ibibazo birimo atari kubibwirwa n'iki atari kugiye aho tari tuba tureba tuba dukurikira aramwemerera amuhuza n'abariya abanyamerika b'igitwe abo bavuze barimo ba missionnaire Robinson n'abandi noneho abatekereza bemera ko azajya muri Amerika no kumuha passport ababiri bumvise ko agiye kujya muri Amerika kandi yagomba kugenda abonye urukingo nibwo bamuteguriye kumukubita urw'ingusho Bujumbura urumva ko ari umuntu w'inararibonye uzi ibintu byinshi bigeze kubivuga bavuga imibanire ye n'abariya ba missionnaire b'igitwe urumva ko ari umuntu wagiraga ukuri ntagire uwatinya bavuze ko bamuhaye ubwenegihugu bwa Kenya ntabwo bawumuhaye gutya ari kumuhereza nuko yarabwiye perezida wa Kenya byo ndatinyuka kumubwira afata ijambo mubwira ibyo abandi batinya badashobora kumubwira abatuye umuntu ninde baramuhamagara aramwakira amubwira ibitagenda neza n'ukuntu byakosorwa asa naho yinjiye nawe mu bujyanama aho ngaho abishuti aza kubona koko ubwo bwenegihugu babwiye aho yagiye ajya bamwohereje mu kazi bya misiyoni ngaho za Kongo za Uganda ndetse na Kenya ngira ngo ni Burundi aho hose yagiye ahasiga ikintu gikomeye bari kumwibukira bazamwibukira igihe cyose cyane cyane mu rwego rw'uburezi yashinze ibintu byinshi byerekeye inyigisho kwigisha abantu muri uko kuri kwe ari umutegetsi ari bya bindi abanyarwanda tugira ukuri wakavuze ukaba wakishwa nta muntu n'umwe rwose yatinyaga cyangwa mubwire mushimisha yamubwiraga ukuri kwambaye ubusa ukuri kwa nyako nakomeza nkagenda nkavuga byinshi kuri kwa Pastor MPYISI iki namuvugaho urukundo Pastor MPYISI yagiraga urukundo akagukunda atari uko agutezeho ikintu akagukunda kuko Bibiliya bakunze kuvuga ntabwo yari ayifite kuyisoma mu gitabo yari ayifite mu mutwe agomba kumva ko rwa rukundo afite arufite kugira ngo afashe abantu mu mikorere yabo no kugira ngo bagarukire Imana b'abantu bazima bakundana yagiraga urukundo pe agakunda abato agakunda abasaza agakunda umuntu atari uko babanje kumubwira nawe ubwo yarashobora kubura akakwibwira akagushotora kandi mukaganira uwo ni Pastor MPYISI ikindi navuga navuze ko ku myaka 102 ntibyoroshye ukuri urukundo ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo
usobanure amateka ya Pastor Mpyisi umurage adusigiye. Iki navuga nakumojeho gato na amateka nuko nabivuze yaba ari nk'ibyo navuze igihe cyo kugira ngo mu Rwanda byagiye murabizi amateka y'u Rwanda, ariko buriya Pastor Mpyisi ageze hanze n'umwami Kigeli yamubaye hafi, no kugira ngo ajye muri Amerika ntiwamujyanyeyo. Igishimishije nuko ari n'abazanye umugogo w'umwami. Ayo n'amateka akomeye. Turi mu minsi yo kwibuka intwari z'igihugu. Ni ukuri kw'Imana Pastor Mpyisi ni intwari. Nta n'icyabuza ko yabona icyo cyiciro cy'ubutwari. yabaye umujyanama wa Nkubito y'Imanzi Mutara mwami w'u Rwanda, intwari y'u Rwanda. Ibyo yakoze kurinda aho ashobora no kuba yarajyanye n'umuna we akazana n'umugogo w'umwami aho kugira ngo amugwa agasi agataha mu Rwanda. Sinzi ko ari undi ufite ibigwi nk'ibyo ngibyo muri kino gihugu. Ni intwari rero ikomeye Pastor Mpyisi. Nishimiye ko mbona umwanya wo kubivuga mpagaze imbere yanyu, ariko muri bino bihe turi kwibuka intwari z'u Rwanda. Ntabwo ateze kuzibagirana, asize umurage mwiza, asize ibintu byinshi kwa kuntu umuntu atazima. Ntabwo byoroshye kuko nakagize byinshi nkomeza nkavuga, ariko navuga ko noneho nkuko mabwire ko namwize mu mateka namubonye ni umwana, ariko naje no kugira amahirwe tumenyana ndi mukuru. Ndi mu buyobozi muri Minisiteri y'Intebe. Pastor Mpyisi yaje kundeba, barambwira bati mzehe Pastor Mpyisi baragushaka. Mbese ari hehe? Bati ari hano hasi muri protokole, bati barashaka nimumuzane. Ntabwo yirwa kuvuga ngo akarandevu, byo ntiyanabikeneye rwose. Iyo yagushakaga yaragushaka kandi akakubona. Araza ndamwakira, akingera imbere, ati umuhungu wacu uraho. Ahambwa ati ntugire ngo nagufubije, ariko ati bundi barakubwishaho atari kumva umuhungu wacu. Ndamubwira nti mzee Pastor muraho neza? Atese ubunzamwe n'iki hano? Ndamubwira ndatekereza ko kikuzanye kuko gihe hari 97. Ndatekereza ko kikuzanye ni mu nshingano z'ubuyobozi mu bihe bibi, mu bihe bikomeye. Igihugu cyarasenyutse kubera jenoside yakorewe Abatutsi, cyarasenyutse kubera intambara, twari turimo turwana n'abacengezi icyo gihe. Ndakeka ko uje kumpumugisha, ukaba uje no kungomeza kugira ngo aka kazi zashobore gukora neza. Arambwira ati nibyo, ati ikintu kinzanye, ati kandi ndakurikira, ati bambwiye gukora neza, urakora neza, ati uzakomeze gutyo, ati kandi nzagaruka kukureba. Kandi kuko yagarutse nk'inshuro 2.
ikindi twaganiriye ku byerekeranye n'amashuri, ibintu by'amashuri. Kuri nabaye na minisitiri w'uburezi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, agiye wabaye minisitiri wa mbere, aza ambwira iby'uburezi uko bugomba kumera mu Rwanda. Ndanamubwira nti kugira ngo amashuri atangire mu Rwanda ntabwo mbivugira hanini, kuko nagize Imana nkaba ndi imbere ya karidinali, ariko iyo ntaza kugira Kiliziya Gatolika ntabwo mba narayatangije, kuko nabonanye na Musenyeri nyakwigendera Musenyeri Karibushi, Musenyeri ku Gisenyi ku Nyundo, bambwira ko bitazashoboka ko amashuri ashobora gukora, kandi kuko nyuma y'amezi 2 jenoside yakorewe abatutsi ihagaze. Hanyuma arambwira ati, kandi icyo gihe twari turimo biganiro byo mu nama zo mu rugwiro yo kureba igihugu cyerekera n'ukuntu abantu bazabana n'ababiciye n'ukuntu bazasabana n'imbabazi. Aha nambwira ati rero biriya birimo byo kuvuga ngo muzatanga imbabazi, ati imbabazi za nyazo ndibuka iryo jambo, ati nuko muzashobora kumvisha abakoze ibyaha ko ari icyaha kitagomba kongera gukorwa. Ati nawe byo kugira ngo umuntu ahagarare imbere y'ubwire ngo narakwiciye sinzongera, cyangwa ngo nguhaye icyo nakwita ngo byo kugurana ko yayishe ibintu yamusahuye, ati ibyo ntacyo bivuze, atari ko icyaha kitakongera. Niko Bibiliya itubwira. Noneho tuganira n'ibindi. Yari amaze no kugira, uriya afite uruhare, ari universite ya mbere yigenga y'Abadiventiste, kugira ngo ni Iraq, niwe wayishinze. Hano hari abavuze ishuri rya Bibiliya ry'Inyamirambo, sinzi niba ari ryo ryonyine gusa, kuko yagize uruhare rukomeye mu burezi, yaba ari hano mu Rwanda, yaba ari n'ahandi yagiye hanze mu bihugu bidukikije. Namwakira inshuro 2-3, ariko nta randevu yari yiziraga rwose. Uwo niwe, kandi akakubwira icyo ashaka, icyo atekereza, akakubwira ukuri. Abanyarwanda kuri abenshi uzi ko bakunyura iruhande, rimwe na rimwe wita inshuti yawe akaba ari uguca mu mizi akagukubita hasi, hanyuma warwara akakurwaza, ndetse wagenda akaba ari we wa mbere ugushyingura, bati wagize inshuti nziza ari uguhiritse. Mpyisi ntabwo rero Pastor Mpyisi uko yari ameze, yari umunyakuri, yari umubwirizabutumwa, ivanjiri na Bibiliya yari afite mu mutima, yari afite mu mutwe we, yari afite mu ngiro ze, yari urugero kuri twebwe twese. Ntabwo ndi bwiharire umwanya jyenyine, nakagize umwanya nakavuga byinshi, nagasaba ahubwo ko ibintu yavuze, ibintu yasize avuze, yagiye avuga hirya no hino, bazabikusanyiriza. Noneho n'amajyambere yaraje, tekinoloji zaraje, igashyirwa hamwe, bikazadufasha, bikadufashiriza n'abana, bigafasha abakiri batoya. Ko harimo inyigisho nyinshi cyane, harimo ubutumwa bwinshi cyane. Naho twebwe nk'abantu turabanyantege nkeya, ariko tugerageje kugira ikirenge mu cye, tukaba nka Pastor Mpyisi uko yagiye agerageza. Ntabwo muri ibi binyejana kugira urenze umwe nka we. Ni umunyapolitike nyambwira abantu nti, mwageze iki gihugu kuva muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi bayihagaritse, abantu nta ruzi ko igihugu kizongera kuba igihugu.
reba aho kigeze. Nyarigiye mwibwira yuko mushobora kuzongera kubona undi mu president umeze nk'uyu, kuko nabyo ni amahirwe. Ntabwo ari ibintu bibaho buri gihe. Mugomba kwishimira no gushimira Imana. Nkaba ngira ngo mbakomeze kandi mbabwire ko turi kumwe, Imana ibafashe kandi bahezagire. Murakoze.